Muraho neza bakunze inshuti y'Igikoni TV. Bezejwe no kongera kubana namwe. Ndizera aho muri hose mumeze neza, batameze neza muhumure muraza kumera neza. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe uburyo waba uri mu rugo ugakora umugati. Ufite umwanya, ni muri weekend se, cyangwa se uvuye no mu kazi urashaka ko ejo uzakoresha umugati wikoreye uri mu rugo. Ngiye kubireka rero uburyo ki ubikora nta furu, wifashishije imbabura, ugakora umugati, ukaba watumira inshuti, ukaba watungura abantu se, ku buryo nawe ubwawe wumva rwose uvuze uti nkoze igikorwa cy'uyu munsi. Ni mu kanya rero. Kurikirana inshuti y'Igikoni TV maze ugire ubuzima bwiza. Nkuko rero maze kubibabwira mu kanya, ibi ni ibikoresho nateguye byo gukoresha umugati wanjye w'uyu munsi. Hano dufite uyu mutozo niwo turi bwifashishe mu kuvanga ibi tugiye kwifashisha hano nyine. Aka ngaka ni ako kuza gukoreramo pate y'umugati tugiye gutegura. Hanyuma aya ni amagi abiri tugiye kwifashisha mu guteka umugati. Turakoresha pakimaya, nta kibazo. Turakoresha isukari, turakoresha umunyu, turakoresha amavuta, turakoresha amata ndetse n'ifarini. Hanyuma rero turatangiye nyine gukora umugati wacu. Ngiye gutangira nyine banze mvange amagi, nyakoroge neza ku buryo yose ari buze kwa kundi nyine tujya n'ubundi dukora amagi akivanga. Yego, ndabanza nyavange neza rwose ku buryo ubona ko anoze. Ubu urabona ko ataranoga ariko ngombe nyavange paka anoze. Hanyuma by'amagi yanjye amaze kunoga, ukurikirane neza ibipimo ngiye gukoresha, nawe uzabyifashishe. Ngiye gushyiramo ibiyiko 4 by'isukari kuko ndashaka gukora utu dukombe 4 tw'ifarini. Yego, 1, 2, 3, 4. Yego, hanyuma ndashyiramo n'umunyu, ndashyiramo nk'akayiko, uzapima nk'akayiko nta birenze. Nabyo ndabivanga bibanze binoge neza, kuko buriya isukari itinda kunoga. Foke mbe nifashije hasi nta kibazo. Hanyuma nindangiza ubwo isukari yanjye imaze kunoga, kandi ndashyiramo ibiyiko 4 nabyo by'amavuta. Kimwe haranenetsemo, ndaza kuyabara nayo kagiye gutyo ubwo rero 2 kubera yandi yamaze kujyamo 3, 4. Yego, nindangiza nabyo mbivange binoge neza. Amavuta na rwa ruvangavange nabyo byivange neza. Yego,
mbanze mbivange koko ku buryo ndebe nta gishyika cy'isukari n'umunyu ngo ntibyanoze. Ibi rero ngiye guhita nshyiramo ya mata yanjye, aka gakombe kuzuye. Ubwo utagize wagabanya uramutse ukoze, ubwo urumva uramutse ukoze nk'udukombe tubiri tw'ifarini ukoresha igice cy'igikombe. Kandi nongere mbibutse, aho kugira ngo amazi cyangwa amata bibe byinshi kugira amaze gushyiramo ifarini, afazari byabamo bike ukongeramo, kuko iyo wibeshyeho gakeya ku ifarini amazi cyangwa amata bikabamo byinshi, nshuti yanjye wasukamo ifarini ukaruha n'umufuka washiriramo. Ndumva uruvange rwanjye rwamaze kumera neza, noneho ngiye gushyiramo ifarini. Hanyuma rero nari ngiye gushyiramo ifarini, nari nibagiwe ahubwo gushyiramo umusemburo. Ngiye guhita nshyiramo ya pakimaya yanjye, nayo ndakoresha ikiyiko kinini. Gushyiramo ibiyiko bibiri bya pakimaya. Kubera nakoreshejeho amavuta nyine yafasheho, kandi nshaka gushyiramo n'ikindi. Hanyuma ngiye kubivanga, ubanze unoge. Hanyuma rero tugiye gushyiramo byose byo bimaze kwivanga, tugiye gushyiramo ifarini. Ndakoresha tuno dukombe tune, kani kamwe, tugomba kuzura gutya, tubiri,
iki ni icya gatatu, kane. Biterwa n'ibyo nuko ushaka gukora, ingano y'ibyo ushaka gukora nta kibazo, niba washaka wakora ibiro bibiri byose. Hanyuma rero ahangaha muri hangana nyine tugiye gukoresha intoki kugira ngo umenye ko na pati yawe imeze neza. Pati yanjye rero ikaba yabonetse, ngiyo nta kibazo na kimwe. Ubu ngubu ahasigaye ngiye kuyireka ibyimbe. Pate y'umugati urayireka ikabyimba kugira ngo umenye ko n'umusemburo wawe wari wizewe. Uyibyimbisha isaha. Wongeye gupfundikira, ubundi bibaye byiza wayishyira ahantu hari akazuba cyangwa se ukayitereka nko hejuru y'isafuriya nk'ahantu hashyushye, ubundi ugategereza isaha ikabyimba. Ubundi uko ingana uku nguku bikwiye yuko yiyongeramo ikaza yikubye kabiri kuri iyi ngiyi irimo. Reka tubikorere tuze kureba mu mwanya uko pate yacu iri bumeze ndabereka. Hanyuma rero hari akantu nibagiye kubereka, mu gihe ngiye kuba ndi kubyimbisha pate yanjye, ngiye kubanza nyisiga amavuta hano gutya hejuru kugira ngo itaza kugagara, haza bikaza kungora mu kugira. Ndayisiga nyine kugira ngo ikomeze yoroshye. Nari niragiye kukababwira, ariko uzabikora ugasanga yakugagaranye, nabaye umwarimu mubi pe. Uyisiga amavuta rwose kugira ngo itaza kukugagarana, ukongera ugapfundikira nyine ugategereza ko ibyimba. Ya saha rero yashize, reka turebe pati yacu uko imeze. Umusemburo umeze gutya. Nubwo rero ubona byabyimbye gutya, ariko n'ubundi ngiye kongera mponde biragaruka kwa kundi neza, ariko tuba tugira ngo turebe ko umusemburo wacu umeze neza. Waroye. Waroye. Ntabwo bikuyeho ko n'ubundi uri bumere kwa kundi yari imeze pe, ariko byibuze uba ushaka kumenya ngo ese umusemburo wanjye umeze neza. Umeze neza cyane pe. Naya rero nguko. Ubu rero sorry. Ubu rero pate yacu ngiyi ukuntu imeze. Ngiye gukora umugati inshuti zanjye. Ngiye gukora umugati pe. Umva reka nkubwire, mukunzi wanjye ukunda gukurikirana inshuti y'igikoni, ntabwo rwose nifuza ko uzongera kuzajya uhangayikishwa n'ibintu n'utuntu n'utundi, mbese ugasanga ibintu byakugoye ngo muri karitsiye ngo biki n'ibiki. Ifarini yawe gusa ibikombe 4 nkoresheje ushaka wanakoresha 2, ugakora umugati uko ubishaka, wakoramo amandazi uko ubishaka. Gusa imisemburo si imwe, nta nubwo bikorwa kimwe, yego, ariko tugiye kubikora neza. Ubu rero igiye gukurikiraho ngiye gukora umugati. Ifarini wakoramo ikintu cyose ushaka. Ngiye gukora umugati, nakora sandwich, nakora uw'ikizeru, mbese uko ubundi bushaka niko ngiye kubikora. Twagiye rero, untiza amaso ubundi tubirebe neza. Hagati aho ngaho umunyihanganire gato mbanze mbereke ukuntu ngiye gukora umugati. Twatangiye tuvuga ko tugiye gukoresha ifuru ya kinyarwanda, imbabura
n'isafuriya. Hanyuma rero uyu ni umupfundikizo wanjye ngiye kwifashisha kugira ngo mbese umugati wanjye uze kuza umeze neza. Mbese tubigereranye nka ka kandi n'ubundi kaba kari mu ifuru gatuma umugati ushya neza. Okay, kameramani antize gatoya anyegere. Yego, hano nifashishije ibisanzwe no wamucanga, ariko nyine ifuru yanjye nabanje kuyicana, ubu ngubu imeze neza cyane. Hanyuma mu rwego rwo kugira ngo uyu mupfundikizo wanjye utaza kugenda guhite ugwa kuri wa mucanga, ubushize na nteka keke mwabonye ko nashyizemo utubuye. Uyu munsi rero nakoresheje ishyiga rya gazi. Umupfundikizo iraza kugenda uhita ufatamo, hanyuma nkomeze nteke umugati wanjye, notse umugati wanjye. Urenda wamupfundikiye gutya, ntimugire ngo uyu ni umwanda, niko uko isafuriya y'ibumba niko imeze. Hanyuma ikindi ngiye kubereka, uyu mupfundikizo wanjye ngiye gukoreraho umugati, ngiye kotsaho umugati, ngiye kuwusiga amavuta. Rero njyewe umugati nahisemo gukora ni uyu nguyu. Nawe wawukora ni gutya nyine, cyangwa se ugahitamo n'undi ushoboye, ntacyo byaba bitwaye. Ni gutya. Hanyuma rero ntabwo ndi buhite mufata nyine ngo mpite mushyira ku ifuru gutya, oya, reka hanze uyu mupfundikizo wanjye usige amavuta neza, kugira ngo nze kubona ukuntu iza kuvaho, itaza gufataho nyine bikanga kugira. Niyo mpamvu dushyiraho amavuta, no kugira ngo biveho neza. Twafasheho rero mbanze sige amavuta ku mupfundikizo kugira ngo kire mu ifuru, cyane ko ifuru yacu yafashwe. Si inshuti zanjye, kuko uzongera guhangayika ngo nta furu ufite, ngo ntaki. Use wavuga ngo uri mu giturage, use wabona ushaka kuba mu gituragera, oya, ntizabikora. Umva ntimukije nari kwego, mana yanjye, mwebwe mutinyuke, usige amavuta urebe neza ko gusa amavuta wayakwijeho hose. Sibyo byiza se? Nibyo byiza. Hanyuma uyakwizeho neza hose. Niyo ushatse unyanyagizaho agafu, wenda reka nze mbibikore nabyo tubirebe. Nubwo agafu agafarini nari ntakazanye, kuko njye mbikora nakora bikemera neza, ku buryo ubona ko naho hose gakwiriyeho. Ariko nutagashyiraho rwose pe, ndabikora bikemera, nta kibazo. Ariko uburyo bwose kubera bushoboka nta kibazo, wabikoresha nabyo rwose. Hanyuma rero ngiye gushyiraho umugati wanjye. Yego, ugashyiramo umwanya kugira ngo uze kubona aho ugenda ubyimbira. Yego, ngibyo. Yego, ngibyo. Ntabwo ndasoza, hari hasigaye kujyaho ubundi buriya. Gutanguranwa no kugira ngo utanumagara. Iyo wumagaye biragorana rwose. Ntabwo nagize gatoya, nk'ako tujya tugurira hariya hose. Ugire gutya, ugire ni gutya. Ariko ibi ntibikugore sheri, byose wabikoresha ushatse. Ubonye ibi bikugoye, wakora nkomeze nka sandwich, cyangwa mwana ukwirira umugati wawe. Si neza ko ushaka gusa kubasakuriza, si ndabigenza nkewe.
mwihanganire ni gutya ndumva bibaye. Hano ngiye gushyiraho 5, hanyuma ikindi umuntu icyaka kiba cyamwishe ni ukutwihangane batangira kandi nanone nishyizemo ahangaha kugira ngo itaza kumby'imbana nako kunyumana pe. Hanyuma mukomeze munkurikire kuko ntabwo birarangira kuko mujya mubona yuko iyo uguze umugati usanga usa neza hejuru ukabona wabaye umuhondo. Ndaje bikumeneremo ibanga rwose. Hanyuma rero iri n'igi nkoze ryo kugira ngo unteze amaso we gusa, icyo kintu cyonyine nkwisabiye kugira ngo umugati wanjye uze kuza usa neza. Iri ni ryo banga ryo kugira ngo umugati wanjye uze kuza usa neza. Hanyuma ahubwo nibagiwe kuzana akantu ko gusigisha, ariko nyine ngiye kusiga gutya. Hanyuma ubundi ushyiraho n'amata. Muranyihanganira ko akantu ko gusigishaho ntako nibutse gushaka, ubwo rero ubutaha nzaba ngafite. Wongeye gukoresha intoki, nakarabye neza pe, munyihanganire namwe byababaho, kandi nawe nutakabona urabona ko uzasigishaho gutya bikemera. Hanyuma ikindi ushobora gushyiramo amata ukavanga n'uyu muhondo, nta kibazo. Ushobora kongeramo amazi, ntabwo mbizi, byose birashoboka. Ndabona ko nanjye nkoze ibintu bitabisa neza, ariko sorry, nakundi ntabwo mbabeshye se ngo ni uko babigenza. Oya, ngomba kuba ugafite rwose wa mugati wanjye namaze gutegura. Ni ukushyiramo witonze kuko ibintu byo gushya nabyo biba birimo nta mikino pe. Murasengere kugira ngo ntaza gushya, Imana ishimwe bigezemo. Gahunda uko rero tugiye gutegereza iminota 45, umugati wacu urabuhiye. Yego, hanyuma ngiye gupfundikira, nshyireho amakara hejuru kwa kundi nyine gusanzwe. Hanyuma rero kureba umugati wacu ko wahiye. Very nice. Umugati wacu wahiye neza cyane. Ifuru yo mu rugo. Bakunzi banjye twige kwiyitaho pe. Ariko aho nabimenye ni ukwiyitaho, ibintu birasa neza. Mwihangane rero, ubu ngiye gushya, nawe nubikora humura. Nyine murabizi ko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Yewe gushya biraha. Biraryoshye, birasa neza pe. Hanyuma duhite dutereraho ibintu byacu. Iyi furu nyine ikaba irangije akazi kayo k'uyu munsi. Nuko mwabibonye, ni ifuru
niyo ikoze biriya bintu ni ukuri pe ndabibakumbuje. Wow, umugati wanjye urasa neza pe kandi wahiye ku kigero cyiza. Niba aka ni ka gafarini twashyizeho nako utanagashyizeho nta kibazo pe nabwo waza umeze neza. Birashyushye pe nanjye ndahiye. Hanyuma rero murabona ko umugati wacu wahiye umeze neza cyane pe. Ni ukuvuga ngo umeze neza cyane pe. Bahaye ikaze mu kiganiro cyanjye cy'ubutaha aho tuzarebera byinshi bitandukanye bidufitiye umumaro. Rero tubanye uyu munsi ndakwinginze ntugende kandi subscribe, share, like, comment ndetse n'akazogera. Naho ubutaha rero ndabakunda. Bye bye. Kurikirana inshuti y'Igikoni TV maze ugire ubuzima bwiza.